Yes, reka rero mbanze mbasuhuze mwebwe mwese mukomeje gutega amatwi. Rero wigeze wibaza impamvu ubona amafaranga nyuma y'iminsi mike ukibaza aho yahise ajya? Icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane, kandi nanone nawe hari impamvu ikomeye ituma bigenda bityo. Ntabwo ari per chance cyangwa se ntabwo ari kubw'amahirwe make. Hari abantu bavuga bati singira amafaranga, ariko ukuri nuko ikibazo si ukubura amafaranga gusa. Ikibazo nuko amafaranga yabo aza agahita agenda, ntacyo abasigiye, ntacyo bahinduye, ntacyo abafashije. Iyo umuntu rero abonye amafaranga make, ubwonko bwe buhita buvuga buti reka twinezeze tumererwe neza, agahita ashaka ibintu bishya, agahita ashaka fone nshya, agahita ashaka kurya neza, agahita ashaka gushimisha abandi. Aho niho rero ikibazo gitangirira, kubera ko amafaranga adakunda umuntu yakoresha yose ako kanya, ahubwo amafaranga akunda umuntu ufite gahunda. Abantu benshi rero bakira amafaranga batekereza icyo ayo mafaranga azabagezaho ejo, bakayakoresha nkaho ejo hatazagera. Reba urugero, umuntu yakira ibihumbi 50 agahita akoreshamo ibihumbi 45 ako kanya kuri stati, agasigarana ibihumbi 5 byonyine. Nyuma y'icyumweru aba ari gusaba ibihumbi 2 byo kugira ngo afate nk'akamoto atemberere ahantu runaka, cyangwa se asure za nshuti ze yenejeje. Urumva yuko icyo ngicyo aba ari ikibazo. Aho rero niho ubukene buhita butangira kubakira. Ukuri rero gukomeye nuku nguku, amafaranga make abitse neza ashobora kukugeza kure kurusha menshi akoreshejwe nabi. Uyu munsi imbere yo gukoresha ifaranga ryawe, banza wibaze ikibazo kimwe: iki kintu kizafasha iki ejo? Icyo rero ni ikintu wakabanje kwibaza mbere yuko ukoresha ayo mafaranga yawe. Rero wumva ibi, ureke ibinyoma. Niba amafaranga yawe aza nta gahunda afite, azahita yongera aguce mu myanya y'intoki, azahita yongera agende ntacyo agusigiye. Ese wowe wabitsa ngahe? Niba ari kugera mu bihumbi 100, andika muri komenti usigaranye angahe. Niba rero nawe ubyibaza buri kwezi, turebere hamwe uko twatangira kuyahagarika. Rero tuzajya tubana, ukandika muri komenti tukaganira, tugafata umwanzuro. Aha ni kuri Venados Click Diaries kabisa.